ibyo byari iby'abagira neza, abahoranda, ababiligi, abafaransa, abajyamani, abanyamerika. Bibuka tujya impaka muri igihugu cyacu cyatunzwe na World Food Program ku byo kurya for a long time, ndetse aho tuvugiye ngo reka ariko dushake ko dutangira kwisuganya tugere. Ndibuka minisita, ntabwo ndi bumuvuge, ni umudamu, ndamupfa agasoni, atumerera nabi kuvuga ngo World Food Program murayivana mu Rwanda gute? Buri minisita yicaye mu kabineti, ntabwo nyambyibagirwa. Ubwo nk'uwo nguwo urumva muri Discord yari iri aho ngaho mu kabineti, bamwe barumva ko dukwiriye gushaka uburyo twakubaka abaturage bacu tukabashyira mu nzira z'ibikorwa bya kijyambere, tugahinga, tukeza, tukigaburira. Undi ati hanyuma se World Food Program ikamerite ikajyahe? Murabyiyumviye rero bakunzi ba Impotore TV, murabona uko u Rwanda rwari rumeze, murabona naho rugeze ubu ngubu, ariko abantu ntibajya bibuka, bano bibagirwa vuba. Nimurebe namwe uko u Rwanda rwari rumeze, murabona abantu ko bari bameze, batunzwe na World Food Program, ari bibaha ibyo kurya. Murabona rwose ubukene bwari mu bantu cyane icyo gihe. Reba za biswi bahaga abantu zitwa compact food, ku bantu bazibuka, n'aya mavuta yabaga mu bicupa bya usa, aho niho u Rwanda rwari ruri icyo gihe. Muri abo bana namwe uko bababaye, murebe igihugu ko cyari kimeze icyo gihe. Ariko ubu ngubu abenshi ubuzima bwarahindutse, bameze neza ubu ngubu, barahinga bakeza. Nimurebe namwe ibyo bisi ibyo bikamyo bya UN bibashyira ibyo kurya. Ariko u Rwanda ubu ngubu rwateye imbere, igihugu cyiza. Ariko bamwe ntibabyibuka, bamwe bashobora kuzarengwa bakagambanira igihugu, kandi igihugu ntacyo kitabakoreye. Ngaho reba u Rwanda rw'ubu ngubu, dore ubuhinzi bwa kijyambere, dore umusaruro uko ungana. Kubera ubuyobozi bwiza, abahinzi barahinga bakeza. Dore namwe u Rwanda rw'ubu ngubu rutandukanye na rwa rundi rwa nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Murebe namwe ayo matomati, murebe abo bahinzi bahinga mu buhinzi bugezweho, bahinga neza. U Rwanda rusigaye rwihaza mu biribwa, rukohereza no hanze y'igihugu. Iyo ni intambwe ikomeye cyane, kuko abanyarwanda benshi ni abahinzi, niyo murimo ubatunze. Yego banyarwanda rero ntitukwiye kwibagirwa. Dore abana b'u Rwanda b'iki gihe batandukanye na babandi bo ku muhanda. Hariho gahunda ya Shisha Kibondo, aho baha abana amata no kubaha imirire myiza kugira ngo batagwingira. Murebe namwe ubuhinzi bw'u Rwanda. U Rwanda rusigaye ruhinga n'indabo. Icyo ni cyo gihugu turimo ubu ngubu. None se abanyarwandakazi twabyibagirwa koko aho twavuye? Ngaho rero niba ukunda iyi channel, kanda subscribe na share, ukomeze umenye aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze. Iri ni iterambere bahu. Dore namwe abahinzi, murabona umusaruro uko ungana, murabona uko igihugu cyera. Murebe icyo cyayi, murebe izo ndabo zitunganywa mu nganda. Dore iyo kawa ijyanwa hanze y'igihugu, igateza imbere umuhinzi, igateza imbere inganda, igateza imbere abashoramari. Murebe namwe izo mbuto z'u Rwanda. Inzara yararangiye mu Rwanda, abantu basigaye babona amafaranga menshi avuye mu buhinzi. Dore yemwe barasogongera ikawa. Icyo ni cyo gihugu cy'u Rwanda. Dore barapfunyika ibyo kurya bajyana mu mahanga. Dore urusenda bagenzi. Ibi byose ni ukubera ubuyobozi bwiza. None se tudafite amahoro twabigeraho? Hari intambara se abantu bahinga bakeza, abantu bakohereza ibintu hanze, umusaruro mbumbe se wakwiyongera? Bavandimwe rero ntitukwiye kwibagirwa aho igihugu cyavuye. Dore namwe iyo myaka
dore iyo myaka rwose, dore ayo mashu meza, dore akarima k'igikoni, dore izo nyanya rwose, inzara yacitse mu rwa Gasabo, ubu ngubu ibintu ni urwererane, dore izo mbuto. Murabona ko u Rwanda ari igihugu cyiza cyera rwose. Murebe namwe izo ndabo uko zishishe, murebe namwe iyo mirima yo mu Rwanda. Mwibuke rwa Rwanda rwa nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, rwarimo inzara, rwarimo gutungwa n'imfashanyo. Murebe n'u Rwanda rw'ubu ngubu, dore umusaruro uko ungana, dore abo bahinzi bose barakora ku faranga, dore ibyo bigega, dore rwose barohereza hanze. Ntitukwiye kwibagirwa rero bagenzi aho igihugu cyavuye. Kwibuka ni byiza, iterambere bituma nk'abanyarwanda twongera imbaraga mu byo tugezeho, tukabisigasira kugira ngo hatagira umwanzi wongera kudusubiza inyuma. Murebe namwe amatiyo ajyana amazi mu mirima, ibi twari tubizi bure, none no mu Rwanda byarahageze. Murebe namwe abo bantu bakora mu nganda zo gutunganya indabo, murabona ko babikora rwose nk'abaprofesiyoneri bakora mu nganda. Igihugu rwose cyarahindutse rwose. Abatabizi rero bicwa no kutabimenya. Abari hanze barwanya igihugu ngo ubukene bwisha abantu, ngo inzara, nibarebe iri terambere, nibihera amaso rwose. Bamenya ko iki gihugu kigeze gitungwa n'imfashanyo, abantu batungwa n'ibisuguti n'amavuta yo mu macupa ya busa, mu makopo ya busa. Ariko nimurebe abahinzi rwose b'u Rwanda, murebe aho igihugu cyageze. None se bagenzi, twakwibagirwa ibi bintu? Oya, ntitwakwibagirwa. Murakoze. Amahoro bakunzi ba Imotore TV, nk'uko mwabyumviye rero, mwabonye aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze. Muri video mwabonye ubuhinzi, uko u Rwanda rwateye imbere, uko abaturage b'u Rwanda abenshi ni abahinzi, batunzwe n'umurimo w'ubuhinzi. Mwabonye ko bavuye ku kuba abantu batungwa n'ikigo mpuzamahanga cya World Food Program, bakaba basigaye bihingira bakeza. Ibyo rero byose tubikesha ubuyobozi bwiza, tubikesha igihugu gifite amahoro. Iyi video rero yari kugira ngo nibutse abantu aho u Rwanda ruvuye nyuma y'imyaka 26 hafi n'irindwi rumaze rwibohoye. Abantu bamenye aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze. Murebe intambwe uko ingana, kuko abato ntibamenya aho u Rwanda rwavuye, ntibazi imvune bamwe bavunitse mu banyarwanda kugira ngo igihugu dufite ubu ngubu tube tugifite. Ikindi kwari kubwira abantu bo hanze, bamwe babeshya kuri YouTube channels, babeshya inkuru zitari zo mu Rwanda, ngo abanyarwanda bishwe n'ubukene, kandi abanyarwanda barateye imbere. Mwabyiboneye, abantu baratunzwe n'ibisuguti, abantu bari batunzwe na ONU n'ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa, ariko ubu ngubu bakaba bihingira bakeza. Imyaka myinshi ikajya ku isoko, indi ikagemurwa hanze. Kwari kubereka rero, kuko n'umurimo utunze abanyarwanda benshi, binagaragaza iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, kuko abantu benshi ntibakibuka ishusho y'u Rwanda aho rwavuye. Bararubona uko rumeze ubu ngubu, bakagaya, ntibibuke imbaraga byasabye, ntibibuke aho rwahoze, umwobo rwavuyemo kugira ngo rube igihugu gitangiye gutera imbere. Murakoze rero nshuti bakunzi, turi kumwe, n'ubutaha nzongera mbasharinga indi video mbereka uko u Rwanda rumeze ubu ngubu, aho rwavuye n'aho rugeze, kugira ngo twese dukomeze twamagane impuha, inkuru zivuga nabi u Rwanda, kuko abenshi babivuga baba batari mu Rwanda.